sisha ubundi gutanga amakuru ya cya kigabo cyane ukambaza ibyacu se hasi bimbwira sudaheruka kumbwira usaje kumbwira iki kiwe koko ko nta sinaherutse bishyushye biri hejuru uzumbwira ngo ibiki ngo mwasohotse shabira nyine bishana n'agahararo guteze mbwira ko yakwanze ari umugabo n'umukobwa ikambwira ntabwo ari wanyenze pe ari kumva nura ko bishyushye tuvugana ariko namuhamagaraga numvaga yasohokanye n'abana be yasohokanye n'umuntu akakagore ke umva ndamukunda sinumvaga ngo umugore wararwayira ntabyo nzi ntabwo ibyo nari kubimenya ntabyo nzi ariko nyine umva nabonaga nta mwanya kandi nta mwanya mfite wo guta kubiga nkorera nubwo wida unavuga ngo bigifite amafaranga hari abandi benshi bafite amafaranga anyereze pasi urayishaka se uri kumva irede yo guhangana n'uriya mugore n'abana n'iki azajya basohokana nawe gusohokane se ubwo uri kumva nyine uzamumva njyaho ngeze ndi umuntu mukuru rwose nkumva ngiye no gushaka ukeneye umugabo wenda nyine ntabwo ari bya pasi by'iki gihe gusa nyine niba byaranze shamva rero nkubwire ngiye nakujeho nyine mbona niba ubishaka ndaguha pasi ubwo iredi nyine yo guhaha gusa ahubwo ibyakunaniye nzabishaka nyine ubwo wumvise uri redi ubwo wumvise uri redi uzahangana n'umugore we ugira wowe intambara zose uzaba wemeje kuzirwanya ndi mukuru ngewe cyakora ntabwo ndi nkawe wowe muri make undisha cyane nyine kwiyubakira tu mani rero twebwe ntabwo ari byo tuba tureba twe tuba dushaka kuryoshya tuba dukeneye kuryoshya tuba dushaka amafaranga kandi ntabwo rwose umuntu ugasohokana abana n'iki gusa nabonye amafaranga aba ntabwo ahagije njya gushaka dufite amafaranga mu mihari igihe ngiye byazakunda kuko shasi ubizi umva igihe ni kinini gishize rwose nanjye najya mu Rwanda ashaka kubaka ahubwo se buriya ntabwo uba ubona ibintu by'umuryango wabikomeyeho nyine nibyo nakubwiye njye nacyo cyatumye muvaho none se ubwo nyine nshaka agiye kuryoshya ubuzima mwana nshaka kuryoshya ubuzima ushaka kuryoshya ubuzima ariko we biragaragara ko ashaka undi muntu ntabwo akomeye ku muryango none se basohokana ariko atabakomeyeho mbona mbeshya jewe mbona mbeshya ese urumva aba yabisohoka yize gute kasi nanamwizera sinakizera ko bizakunda rero yenda ubwo wenda ushaka kubaka urakuze ufite imyaka myinshi yewe wanamwijagaho nk'umuntu nk'uruntu rukuru nyine rw'urusaza kandi wowe ushaka gusohokana n'uturaburi ngiye kubivamo nshaka abandi bato bafite amafaranga abana bafite abana ikirwa abana bakamakayi ngo yashize ngo bage ngiki ngo amafaranga y'ishuri gusa ibyo nabivamo ntabwo nabivamo gusa niba wumva ushoboye kazi yako reka tuve mu bintu byo gukina ngende seriye uri seriye okay ubwo ngubwo ikintu ugiye gukora ugiye kubahuza uzampaye amavisiyo mba nta kibazo icyo mbona ni uko bicamo gusa ngewe okay uri ready shandi ready cyane ahubwo umukuru w'umukecuru mama ameze ate ko ntabwo ugeze umbwira ukuntu amerewe kandi ndumva ndi kugenda ndashaka kumukumbura cyane sayizi nanjye nta makuru mfite y'ukuntu ameze gusa urabizi ko nari mvuye ku kazi nijoro cyane ubu rero nta makuru mfite nta kuntu twazamusura ku bitaro se rero nyoko ibye ntabwo bikaze cyane gusa ejo nahaciye mvuye ku kazi nsanga nta kibazo ni ukuzagera tukareba tukajya kumusura nawe ndumva mukumbuye hari n'abana twigana bambwiye ko abantu b'iki gihe tujya kumusura njye nta mwanya mfite rero none icyifuzo urashaka iki icyo ngicyo nicyo cya mbere ariko nyine hari n'akandi kabazo mfite akabazo kagenda gukora kuvuga ngo urabona ko nyine turimo nanjye bizigenda cya nyuma bari badupimye minerivare ndetse n'amafaranga yo kuba mu bizamini bya leta dukora ibizamini bya leta amafaranga rero nta mafaranga afite aka kanya ngubu nta mafaranga afite
ibyo ngibyo uba ubyibagiwe ku Kariya ruhande deadline- mfite gahunda nyinshi cyane yo gutera amafaranga y'ishuri bari badutumye harimo imivari ndetse n'amafaranga yo kuba mu bizamini bya leta kandi nyine deadline iri kugenda yegereza ubwo rero sinzi ko uri kubyumva. ikibazo cy'amafaranga rero aka kanya rwose ntuneshe umutwe urabyumva neza. ubu ngubu aka kanya mfite ibibazo byinshi bindemereye ntabwo nshaka ko mbaza ibintu by'amafaranga. Umva amafaranga ntayakubaza ari nde wundi nayabaza mama urabizi ko ari mu bitaro ako ntabwo ahari yari yatubwiye ngo ari hafi kuza ariko ntabwo aragera none se urumva amafaranga ari nde wundi nayabaza. umutwe muri iki gitondo sibyo mva imbere mva mu maso akutugenda gira vuba ntabwo se bitoroshye njye ntukashaka kuntesha umutwe aka kanya haguruka ugende umva mu nyine maso ntabwo njya ku ishuri haguruka ugende ese najya ku ishuri nta mafaranga mfite haguruka ugende umve mu maso ibindi turabivuga. ntabwo bizoroha. nta soni ugira Okay, uracyari n'umwana buriya. ndacyafite igihe Nta kibazo. ndacyafite igihe Ubu ndumva mbingiyemo. Wowe ndaje bikore gusa. mbahuze aya komisiyo Nta nzayabona komisiyo byiborereweho ubundi wowe uzananyambarira usibye nta komisiyo n'iki n'iki. ubwo misheri niyo ngiyo. Sha nta kibazo sheri katuryame gusa nyine ubwo ubingiremo nawe. Okay, reka turyame ubwo nzabahuza. Nikize kaniryamye. ese abantu baba bamagagiye nisinzira ubu asya ni cya kigabo se wamwitabye. ni byiza ni meza ntacyo bitwaye mba narakumbuye yego yego ndahari yego meze neza arakoze ndashaka bake ndi kukumva segenda gusohokana nanjye igitabuze mu rutoki ni amashara abasore bato se barabuze Icyo washakaga n'ubundi wowe. abasore bato ntabwo babuze mari kandi bafite amafaranga ubwo ntabwo nabibona Ariko ushiri n'ubundi umugabo ntabwo ari kuri aba musubiza. yego se Uba wakabije cyane ubundi uzakora ryari. ntacyo uzanyigisha nzakura
rero muzahita musohoka ahubwo se ko ari videwo ni umugabo mvuze sinumva se muri ushaka abagabo sha nawe waramboneranye yewe uraje ujya unabiteretera ahubwo ku mana mbega wowe uraje ujya sheri ubiteretera naribi hari igihe ariko uzabona tubanye neza buryo ubyifuza kandi njye nizeye ko bizakunda ntacyo ntibikunda ntuzambeho Hello? Umeze ute? Umunsi biriwe neza. Nanjye ni amahoro kabisa ndashima Imana. Ya, nagukumbuye rero. Uje kundeba? Anyumvira waraye ugeze ahagana Yesu okay noneho urabona uyu muhanda urimo uza ugeze hano centre gatoya kata ibumoso katamo iburyo rero umuryango urabona hepfo urahita uza winjire mu gipangu Belson nizere ko ugiye kuhajya wageze ku muryango okay kingura nta kibazo okay kanze nkwakira urageze amisi karibu kakureho kwisha karibu meze neza ahangaha nibera nyito shani heza cyane ariko ahangaha mba nibereye ntabwo urabona ko inzu none tubakiza gake shani ndumva nshaka amazi shaka amazi okay hano nta kintu tubuza nzanira amazi hano ikintu cyose kiba gihari okay amazi ngaya rero zaryoshye iyo utarebeshe murakoze cyane yego hanyuma rero ni ukuri kose nari nkukumbuye murakoze twavuganaga kuri telefone nyine nkumva akajwi kawe kankuruye neza neza umva nawe numvaga nshaka kukubona bitaba ni ukuri uyu munsi nari narawutegereje ntibyishimiye kuba namwe ndi kumwe nawe noneho ahantu heza nk'ahangaha urabona heza ari cyane iwawe noneho heza cyane urabona ahantu atari heza wahanenga iki ntacyo ni heza nka nyiraho ariko gusa ngewe buriya hari ikintu njya nshimira Imana buri Imana yaremye abantu ariko irenzeho n'akandi kantu k'ubwiza gute rero rwose ngewe kuva natura hano hantu nta muntu nari nabona musa ahubwo se uvuze ibyo guturanya iyi nzu uyibamo wenyine iyi nzu nyibamo njyenyine gusa mbana kubeshya bibi mbana n'imfura yanjye y'umuhungu nari mbizi nibyo nagira ngo hari ahantu ugiye gato ntabwo hari yego ntawe uhari mama wiwe se mama wiwe ntawe uhari mama wiwe ntawe uba hano ntawe uba hano ahubwo bibaye byiza nyine nawe urumva icyo gukora
nizere ko utari butahe. ngo Nizere ko utari butahe. aya ndataha Ntabwo bishoboka. Ntabwo waba waje uhita utaha kamera ako kanya tutabanje ngo tumaraneho agahezi uza n'urukumbuzi rushira. sha iminsi ishize ni mike tumenyanye None se ni wowe Jessica yambwiraga? ubwo ni njyewe nagitubona Tubaye tuganiriza kinini akambwira yuko nyine mufitanye akantu k'akarelasiyo. njye tubana nawe nakundaga kukumva kuvuga nkanakubona ku mafoto Ariko ugira akajwi keza. ukoze cyane Ugira akajwi keza buriya umuntu ntekereza ko umuntu wese wakuvugishije nta n'undi muntu turavugana kuri telefone ngo numve ijwi nka ririya uhuye amaso ku maso ariko just njye nakwishimiye. nanjye nakwishimiye Karibu rero ni ahangaha nibera gusa ndumva twakwibanira igihe kirekire. nanjye nabikunda cyane ubwo rero ubuzima busanzwe urebye ni amahoro. Hanyuma iwanjye rwose kari mu mutima nta kibazo kandi nanjye nkunda abantu nishimiye buriya. nanjye nakwishimiye cyane ibintu byose aho uba wowe ubwawe Ariko nyine njye nta kintu kimwe nakunenga. yego urakoze cyane Ese dupanze nk'akanya tugasohokana tukajyana ahantu tukaganira ntabwo byaba ari ikintu cyiza? bibi Birashoboka. ahubwo byari ejo nari mfite akazi umunsi wose nzakora. Numvaga version Friday twagirana. ikibazo njye bigenda nari ubwawe naboneka Rero umunsi nawe ndumva utazagera ahari. Just iyo yaba atari akazi ejo twagombye kugenda nakwemera nkigomwa ariko kubera impamvu z'akazi Friday uko byagenda kose ni umunsi tuzajya natwe tugasohoka. se bizagera Utwo dutoki tworohereza twajya bamufashe marayika mu ntoki kuri dekora rero urakomeza umfata ariko ese ko ninde ufitiye ubwoba? Humura ntabwo ndi igisimba nanyegere sibyo? Nanjye ntabwo ndi igisimba. Nonese ubu ngubu kuba ndi n'abagabo tuzabana uri kunyitaza? Ntabwo akunze kuba uri n'abagabo ntabwo cyane. nzakumenyera neza Ariko iki cyakoza cyo ufite imico myiza. Hari umuntu nyine ugeraho ugasanga nyine yarangiritse ariko ntubitegeho cyane. Gusa wowe nyine ndabona ukiri umuntu muzima. None ubwo rero gahunda niyo ngiye yo gusohokana. Just njye nakwishimiye ubundi nta umuntu ntishimiye ntabwo namutakaza aho ngewe igihe cyanjye. None se sheri aka kanya ni iki kintu ubona wumva cyagushimisha? Yego just kuri wowe igihe kikanshimisha cyagushimisha aka kanya. umubiri atwicaye mbega igihe nari ntegereje. Numvaga nakurekura mbona karekura just ase kubera iki wari waratinze kuza mu bihe byanjye ubundi? sha ubwo nyine nicyo gihe Imana ibishimye ko duhurira just rero urabona ko mu by'ukuri nabitekerejeho gusa numva gukenera mu buzima bwanjye. ariko hano birica just ntabwo urira cyane ese ubundi wowe kuri wowe isaha uvuga ko iyo bwije aba ari ryari? iyo ubundi numva ko navuye kuba ndi mu rugo saa moya n'igice kandi ubu zigiye kugera bivuze ngo urashaka gusezera muri make. ariko nyine na Jessica rero niba wumva ko bwije ukaba ukeneye gutaha nta kibazo naguherekeza. Gusa uwo munsi wo twumvikaniye Friday mfite gahunda y'uko tuzajyana sibyo? Ntuzantenguye ndi umuntu ugira gahunda. nzagutenguha ahubwo uzajya umpamagara cyane hasi Telefone ye rwose ihoraho kuri njyewe ibyo nta nubwo ari bikwiye gushidikanyaho.
cyasohoke nta kibazo rero kamurekeze ariko rero urabanza umurebe none sibyo I love you. Okay. Komeze. rero uyu munsi ndishimye nkunda kandi kumwe nawe cyane ni ukuri kw'Imana rero uyu munsi kandi ku buzima bwose kameze neza hano wawe rero aka kanya biranshimishije kuba ndi kumwe nawe kara tumeze neza akazi tumeze neza fresh rero aka kanya rwose pe ubu byabaye ikintu kizanegura ni icyo ngicyo nanjye nyine ntabwo nabitekerezaga ngewe nicaye mba numva utazabikora ndabizi ko imbogamizi zihari ariko basi uzagerageza nzagerageza uko nshoboye nanjye uzabimwekereza ubundi nta kintu ugiye wamburana pe kamera urumva umeze utese ndabona utishimye sinzi ikibazo ufite umeze bite nta ntungano icyo utangiye kujya ubura ibitotsi se hari ikibazo wagize kiremereye cyane cyatuma ubura ibitotsi amasomo ntabwo akigenda neza amasomo cyangwa ufite abana bari kukurangaza ku ishuri ntabwo ari aho ngaho ndabizi ko ibyo utabikora cyane ibyo urabizi ko byatuma udatsinda ariko gutsinda byo ndabizi ni ibintu byawe na mushiki wawe urabona muvanye kwiga hanze ubu yagiyeyo ntihari nawe rero rwasigaye hano mu Rwanda ugomba gukurikirana amasomo kandi neza nizere ko ntacyo ubura nanjye mba mbishaka ariko kuva umukecuru yarwara nyine ni ibibazo mu rugo ko ntabwo bimeze neza birumvikana birababaje kurwaza mukecuru biragoye ariko na papa wawe aba ahari yazajya kwita ntabyo se wavuga ngo utageze ubwami bishwa byinshi ugasanga utambwira yuko papa wawe utakora nzi ko arimwe akorera akora uko ashoboye kose kugira ngo mwige kandi icyo ari cyo cyose mukibone ikibazo ni ikihe sangwa ubungubu nta na minervari y'ishuri iki igihembwe cyose kandi urabona kugira ngo turi gusoza igihembwe ariko nka minervari ikigembwe yose ntabwo turayishura ibyo bishoboka bite narayimusabye asigaye ambwira nabi yanuka atanyitayeho asigaye atatinze nyine ni ibibazo iki none se wenda birumvikana mama wanyu ararwaye ariko nubwo arwaye ntabwo byatuma papa wanyu ahinduka rwose pe ariko ibaze ko namusabye na tike njye gusura mukecuru akayinyuma kambwira ngo ibyo ngibyo ntabwo bimureba cyakora abana twigana bankoreye contribution nuko nyine bamatike banaramerekeza njya kumusura ntabwo ari bya bindi byanyu by'abanyeshuri cyangwa abana baba bashaka kugira ngo babone utwo bisagura twa jade poshe ntabwo ariko bimeze pe ariko buriya papa wanyu ni umuntu ujya ukunda kumvikana buriya bishobora kuba ari kubera ibibazo byinshi ubu ngubu muri iyi minsi ari guhura nabyo urabona kurwaza umuntu w'umubyeyi mu rugo bakaba na mushiki wawe yaragiye ku ishuri hanze muri Amerika urumva ni ibintu bikomeye cyane bisaba kugira ngo umwumve
umwumve ariko uri no gusinzira amasaha asaba ageze ariko n'amasaha ageze kure gusa ndaza kuvugana nawe ndebe uburyo icyo kibazo cyakemuka ariko rwose ibyo ntubyite ko ari ukwanga katagukunda kuko arabakunda cyane rwose bisaba kumuganiriza nta kibazo ndavugana nawe araza kugufasha ibyo ukeneye ubibone njyewe nk'ako wawe nta kintu ntagufasha sibyo kandi ndagukunda cyane wowe na mushiki wawe so ndabona uri gusinzira rero gira ujye kuryama kugira ngo ejo uzakurikirana amasomo neza kandi ibyo ngibyo ndabikurikirana ntacyo kandi kuryama umuganirize na mushiki wanjye ndumuvugisha umubwire ko mukumbuye ndabigukorera n'umukecuru basi uzareke tumuhamagare tumuvugishe ngo nama yitegekera yego sha humura maze kandi ugende uryame uruhuke ejo witegure kujya kwiga kandi nutsinda nzanakugurira sha humura mwana wawe ni sawa sanga wagenda uryame uruhuke ijoro ryiza uyu mwana ariko iyo umubyeyi rwose w'umumama abuze mu rugo aba ari ikibazo ariko ndaza kuvugana n'uriya mupapa bamufashe yiga rwose kuko kwiga ni ibintu by'ingenzi kandi by'ingirakamaro kandi uriya mwana azi ubwenge buriya ariko kazi ndaza gushaka se tuvugane tubikemure kandi n'ibindi byabura namureba ukuntu umufasha ariko ntave mu ishuri cyane rwose nta kuntu mu muryango wacu dufite amafaranga nta kuntu abana bareka kwiga ibyo turabikemura ntubona ko n'ikirere cyahindutse nabitekerejeho impamvu nayambaye nyine ikirere cyahindutse ndabangurika nyambaye mva kameze neza cyane ko wagira ngo ntabwo wariteye none se ko nta muntu ari kutiyitaho nyine nanjye twahuye kugira ngo nta kibazo ni pasi mba nateye ariko n'ubundi buriya busanzwe buriya kibuza iyo aba ari bidagare igihe cyose twabanye ntabwo nanishima kuvuga ngo noneho n'uyu munsi bwo twabanye noneho n'uyu munsi ubwo rero ubwo rwose byari ibyishimo kuri njyewe ugenda ugarata cyangwa ukara imisanzure yacu yewe nifuza ko tuzajya turi kumwe ibihe byose ariko nabaye umugore wawe nagira muri mirongo ine n'umwe mirongo ine wahita wumva ndagukunda ariko ibyo ngibyo ntabwo atari byo nibyo kubeshya bya bindi abantu bavuga by'aho ntuzigera ugira ikibazo mu buzima bwawe kandi nta kibazo iyo wundi nezezwa no kumva buriya nanjye impamvu mbivuga ndi seriye kubera ko impamvu mbivuga ndi seriye nyine nanjye kuko njye kandi gatima ko ufite umugore nyine tutazabana nabigusobanurira umugore nubwo twabanaga nakazi ikibazo gikomeye kandi igihe ntabwo ushobora kuzajya kubana nawe afite
ibaze yabitobange muri secondaire bizamara ubwo binshimishe basi nitubana nicyo kintu cyumva cyicimishije mu buryo ukaba unyumvira kandi nanjye urabizi nyine najya guhamagara kenshi rimwe na rimwe nyine nkakubura ariko iyo nyine ari mbere rwose tuzakomeza tubane ubinyemereye nanjye urakoze cyane oya wari wategereje ko nidusohokana uzanyura ahantu muri wari ufite ikimenyetso ko turageza mu gitondo na saa cyenda aya tuzarigisha nitugaruka reka tugere muri shopu reka nyine tubanze duhahe tubanze umwitozo uri wanyemera kereka ubundi icyo udashaka njyewe mfite ibishoboka byose byatuma yishima baba babakunda Sangwa Yes. uracyari aho ngaho se Ndacyari aho. use kutajya kuryama niko ntabwo uzi yuko ejo ari ishuri Yes, uncle. komera Komera cyane. urumva umeze ute se Ah, pena. ndabona utishimye sinzi ikibazo ufite Sigenda. umeze bite Yes, ndajya kuryama ubundi ko ngera mu kubiri nkabura ibitotsi. nta ntungano icyo utangiye kujya ubura ibitotsi se hari ikibazo wagize kiremereye cyane cyatuma ubura ibitotsi Amasomo ntabwo akigenda neza. amasomo cyangwa ufite abana bari kukurangaza ku ishuri Aya uncle ntabwo ari aho ngaho. ndabizi ko ibyo utabikora cyane ibyo urabizi ko byatuma udatsinda ariko gutsinda byo ndabizi ni ibintu byawe na mushiki wawe urabona muvanye kwiga hanze ubu yagiyeyo ntihari nawe rero rwasigaye hano mu Rwanda ugomba gukurikirana amasomo kandi neza nizere ko ntacyo ubura Nanjye mba mbishaka ariko kuva umukecuru yarwara nyine ni ibibazo mu rugo pe ntabwo bimeze neza. birumvikana birababaje kurwaza mukecuru biragoye ariko na papa wawe aba ahari yazajya kwita Ntabyo se. Wavuga ngo utageze ubwami bishwa byinshi. Sangwa utambwira yuko papa wawe utakora nzi ko arimwe akorera akora uko ashoboye kose kugira ngo mwige kandi icyo ari cyo cyose mukibone ikibazo ni ikihe Sangwa Ubu nta na minervari yigishwa. iki Igihembwe cyose kandi urabona turi kugera mu turi gusoza igihembwe ariko nta minervari ishyize byose ntabwo turayishura. iki ibyo bishoboka bite Narayimusabye asigaye ambwira nabi yanuka atanyitayeho asigaye atatinze nyine ni ibibazo. iki none se wenda birumvikana mama wanyu ararwaye ariko nubwo arwaye ntabwo byatuma papa wanyu ahinduka rwose pe
ariko ibaze ko namusabye na tike njye gusura mukecuru akayinyuma kandi ibyo ngibyo ntabwo bimureba cyakora abana twigana bankoreye contribution nuko nyine bamatike banaramerekeza njye kumusura ntabwo ari bya bindi byanyu by'abanyeshuri cyangwa abana baba bashaka kugira ngo babone utwo bisagura twa jade poshe ntabwo ariko bimeze pe ariko buriya papa wanyu ni umuntu ujya ukunda kumvikana buriya bishobora kuba ari kubera ibibazo byinshi ubu ngubu muri iyi minsi ari guhura nabyo urabona kurwaza umuntu w'umubyeyi mu rugo bakaba na mushiki wawe yaragiye ku ishuri hanze muri Amerika urumva ni ibintu bikomeye cyane bisaba kugira ngo umwumve ariko uri no gusinzira amasaha ageze ariko amasaha ageze kure gusa ndaza kuvugana nawe ndebe uburyo icyo kibazo cyakemuka ariko rwose ibyo ntubyite ko ari ukwanga katagukunda kuko arabakunda cyane rwose bisaba kumuganiriza nta kibazo ndavugana nawe araza kugufasha ibyo ukeneye ubibone njyewe nkanko wawe nta kintu ntagufasha sibyo kandi ndagukunda cyane wowe na mushiki wawe so ndabona uri gusinzira rero gira ujye kuryama kugira ngo ejo uzakurikirana amasomo neza kandi ibyo ngibyo ndabikurikirana ntacyo kanjye kuryama ubuganirize na mushiki wanjye ndumuvugisha umubwira ko umukumbuye ndabigukorera n'umukecuru basi uzareke tumuhamagare tumuvugishe ngo nama yite ntigera yego sha byagoye humura maze kandi ugende uryame uruhuke ejo witegure kujya kwiga kandi nutsinda nzanakugurira sha humura mwana wawe ni sawa ngaho ugenda uryame uruhuke ijoro ryiza uyu mwana ariko iyo umubyeyi rwose w'umumama abuze mu rugo aba ari ikibazo ariko ndaza kuvugana n'uriya mupapa bamufashe yiga rwose kuko kwiga ni ibintu by'ingenzi kandi by'ingirakamaro kandi uriya mwana azi ubwenge buriya ariko kazi ndaza gushaka se tuvugane tubikemure kandi n'ibindi byabura nambere ukuntu mufashe ariko ntave mu ishuri cyane rwose Sangwa Mungu wangu. Sangwa. Mwana wakinuri. Mwana koko wamvugishije koko mu Mungu wangu. Ese ndamenya wabaye iki koko? Basi mvugisha. Ninde se wakubwiye nabi? Sangwa. Sangwa.